Mubyeyi mwaramutse. Mwaramutse neza. Ngusanze ahangaha rero, ahangaha biragaragara ko ngusanze mu kazi. Biragaragara ko uri mu kazi. Nkaba narinje mu kibazo, narinje ngo tuganire turebere hamwe ikibazo cy'abana, aba bana bata amashuri bakajya mu muhanda, sibyo? Iki kibazo kimaze igihe kirebwa na buri umwe wese, aba bana b'incuke, aba bana batoya baza mu muhanda, mu by'ukuri bimeze bite? Wowe ubibonaho ute? Ukuntu mbibona, akenshi iwabo barakennye, akenshi iwabo urebye arakodesha nk'iyo nzu ya 30, noneho y'amafaranga 30 akorera adafite 12, abana bakabwirirwa bakabura, noneho ba bana ishuri ntibaryiga, bagatorongera ukumva ngo wabaye za marine, hejuru y'ikiye ubushobozi bukeya. Umubyeyi nawe bikamucanga, bikabura ikintu kuko nk'ubu ngubu hari ukuntu ugira utyo ugasanga abana batuye bato, noneho hasigaye hajyamo n'impinja mu muhanda, ukibaza se aba bana mu by'ukuri biterwa n'iki? Ni ikibazo gikomeye duhora buri muntu wese yibazaho, akavuga se ibi bintu biterwa n'iki koko? Ni imirire mikeya. Noneho ubwo rero nari naravuze nti reka njye ngenda nshake nk'abamama, ababyeyi baba bari mu kazi ahantu bakorera hose, njye ngenda ndeba nganira nabo, noneho duhane ibitekerezo tumenye ngo aba bana biterwa n'iki. Biratubabaza cyane kuko natwe tuba twabuze amikoro. Uzi nko kuba wagiye mu kazi waza ugasanga abana bagiye, ni ibintu twese tujya twibazaho pe, tukabitekerezaho tukumva biratuyobeye, tukayobera. Nk'ubu ngubu itangira ry'amashuri rigiye kugera, hanyuma abana nibamara kujya ku mashuri ujya usanga utwana duto twakabaye turi mu ishuri, turi mu muhanda turimo turagenda dusaba. Ukibaza se kiriya kibazo kizarangira bigenze gute? Imbogamizi ni izihe mu by'ukuri? Reka rwose nka leta ihagurutse ikaba ariyo rwose yagenzura kiriya kibazo, kuko abana barababaje mu muhanda ari benshi kandi ari inshuke pe, ariko nawe urabireba nta n'ubushobozi ufite ukumva amarira araje, kandi reka nawe uri umubyeyi. Ubwo icyo twarebera hamwe twabigenza gute? Urumva nk'umuntu icyo twakora ni iki? Genda abona ikintu abantu bakora, umwanzuro navuga n'abantu bose bateranye bakavuga ati kiriya kibazo tugomba kukigaho, tugatoragura bariya abana bari mu muhanda, tukareba ababyeyi babo, tukareba niba bishoboye cyangwa batishoboye, tukababaza nk'impamvu. Ubwo wenda haramutse habayeho nk'abantu b'abagira neza bavuga bati tugiye kugenda dufatire hamwe, twese dushyire hamwe, tugende dushakisha abantu bababaye kurusha abandi. Abantu bose ntabwo ariko baba bakize, ariko nanone abantu bose baba bari mu bushobozi butandukanye, hariho noneho ababa bari hasi y'abandi. Icyo umuntu arushije undi, yaba ari igikoma cy'abana, yaba ari umwenda, yaba ari udukayi, abantu hari ukuntu bashaka kwishyira hamwe, icyo gikorwa wenda bakagikora bati tugende turebera hamwe abantu batishoboye kurusha abandi, turebe ko twabafasha, twabaye igikoma cy'abana, utwenda, ufite utwenda akatuzana, ufite amakaye akayazana, tukareba yuko kiriya kibazo cyaba ari abana bajya mu muhanda wenda cyazagabanuka. Kuri babikoze gutyo cyagabanuka, byakoroha rwose, abo baterankunga bagiye baboneka bakabatora, kuko hari umwana ukuganyira akakubwira ati nk'ubu ngubu ubu nanze kujya kwiga nk'abandi bana, ukabona akana karicaye, ubundi bwagiye kwiga ukabona nako karirwa kirukanka kayerera gutyo, ukumva biguteye. Hari abo se waba uzi wenda ukavuga uti ndabaza aha n'aha, ku buryo wenda umuntu abonye nk'ubushobozi yazaza akajya kubareba? Hari abo mbona nka saa 11 ngenda bwaraye mu muhanda, ariko sindamenya aho buherereye. Nta hantu utuye bazi uzi ntabwo ndamenya aho buherereye, numva bahavuga ariko kereka mpamenye, kuko kamwe gafite imyaka 4 kandi gafite imyaka 5. Muri karitsiye aho utuye ntabwo muturanye batishoboye bafite abo bana batiga? Nabo hari abarimo, abagiye barimo barahari. Rero nk'ubu ngubu kubera ko ubu ngubu ibi ngibi turimo kuvuga birimo gukurikirwa n'abantu benshi. Ubu se watubwira nka nimero ya telefone kugira ngo tubaramutse tubonye ubwo bufasha
twaza guhamagara wenda ukaba watwereka nk'aho utuye hashobora kuba hari imiryango itishoboye cyane ifite abana batiga. umugore nta telefone ifite. Ntacyo. Reka nk'ejo. Utuye hehe? urebye ntuye ku Gisozi. Ku Gisozi. Ubwo ntacyo umuntu yazaza nko mu bice byo ku Gisozi akabanza akareba imiryango itishoboye, hanyuma tukazakora igikorwa cyo kuza kubasura no kureba abana batiga. mwaba mugize neza rwose mukabarira kuko barandagaye ari benshi pe. muzaba mukoze rwose. Murakoze rero, reka nkureke ukomeze akazi, reka nkureke ukomeze akazi, hanyuma abakunzi ba iyi channel ba Scovia TV channel baraza ubu iki kiganiro baragikurikiye kandi baracyumva. Tuzarebera hamwe, tuzigira hamwe uburyo bwo gufasha abo bana, tuzareba ukuntu twazajya dusura mu makaritsiye tukareba ingo zitishoboye cyane. Hari abantu baba batishoboye cyane pe, baba bari hasi, ushaka kuvuga uti reka ndemera aba bana kugira ngo turebe ukuntu bajya ku ishuri. Murakoze, dusubikiye aha. Uyu ni umubyeyi twari duhuye ari yaje gushakisha, yarimo arajya ku kazi, arajya gushakisha kugira ngo arebe ukuntu yafasha umuryango we. Kadusoreza ahangaha, tuzajya dukomeza rwose tubagezeho uko hirya no hino uko imiryango imwe n'imwe ibayeho, tuganira ku kibazo cy'abana batajya ku ishuri, ari nacyo kibazo gitera abana kujya mu muhanda bagenda basaba. Mubyeyi murakoze. Yego, ngaho mwikomereza akazi. Natwe reka dukomeze tugende, tuzajya dukomeza tuganira n'ababyeyi batandukanye rwose, batugezaho uko twigira hamwe kiriya kibazo cy'abariya abana bajya mu muhanda rwose. Murabona ko ahantu twari turi ni hano urabona ko ni mu gashyamba rwose. Tuba tugenda hirya no hino dushakisha, turebera hamwe, tureba tuganira n'ababyeyi kugira ngo twumve bariya abana ko ari itangira ry'amashuri, kubera iki batajya ku mashuri, twumva impamvu itera abana kutajya ku ishuri. Murakoze, ndabakunda cyane rwose. Murakoze kandi mujye mukomeza mutube hafi, mukurikira ibiganiro byacu kuko biradufasha. Tutabafite ntago twabasha gukora bino biganiro, tutabafite ntago rwose twabasha kubigeraho. Murakoze.